cyane wo kuri Kigali Top, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho waba wibereye hose, waba wibereye mu mujyi wa Kigali, mu nkengero zawo, uri mu Rwanda, mu karere, muri East Africa ndetse no muri Afrika, cyangwa se uri na hakurya y'amazi magari, aho se Kigali Top tubasha kugerayo tukakugezaho ibiganiro. Wowe waba udusuye bwa mbere, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi tugutegurira. nawe wayikoze ndagushimira cyane, usaba gukora share kugira ngo umuryango wa Kigali Top ukomeze kwaguka, tube bagari, ibintu byacu bijye bigirira benshi akamaro. Ikintu cya mbere turabizi ko ari amakuru. Uri kumwe nanjye Hero Willis, nujye kure. Ndagusuje cyane, tugaruka kuri aya makuru y'imyidagaduro. Tanasha Donna muramuzi yuko ari umukobwa, umuhanzi, umartiste, umunyamakuru hariya mu gihugu cya Kenya. Tanasha Donna yaje kubavugwa mu rukundo n'umuhanzi Diamond Platnumz. Tanasha Donna rero akaba yarakundanye na Diamond Platnumz nyuma yuko Diamond yaramaze gutandukana na Zari. Navuga yuko umuhanzi cyangwa se umunyamakuru Tanasha Donna nawe yahise yinjira muri relation n'umuhanzi Diamond Platnumz, ukunzwe kuvugaho kubyarana n'abagore benshi, ukunzwe kuvugwaho ko akunda kubyarana n'abagore agahita batera uw'inyuma akabasiga aho ngaho nta kintu yitayeho. Ni umwe mu bagabo bamaze kugwiza abana hirya no hino ku bagore benshi cyane, ni umwe mu bastar babyaranye n'abagore benshi kandi bakabareka cyangwa se bakabasiga. Tanasha Donna rero ubwo yari mu rukundo n'uwitwa Diamond Platnumz, Tanasha Donna yakoraga kuri radio ikomeye hariya mu gihugu cya Kenya, ariko bitewe n'uko yaramaze kumenyana n'icyamamare, abona yuko nawe izina rye rigiye kuzamuka, Tanasha Donna akazi k'itangazamakuru yahise agasezera, ndetse ahita yinjira mu mujyi wo gukundana n'umuhanzi Diamond Platnumz, ndetse ahita ava mu by'itangazamakuru ajya mu byerekeranye n'ubwa artiste mu kuririmba. Navuga yuko uru rugendo rwe rwo gukundana na Diamond Platnumz bitigeze bimuhira nk'uko we yari yabishyushyemo. Tanasha Donna agaragara mu rukundo na Diamond Platnumz ni umwe wahise yiyumva agahita areka n'akazi yari ariho, ko yarabonye yuko amaze gukundana n'icyamamare gifite n'amafaranga ndetse n'izina riremereye, ahari yumva yuko nawe iryo zina yarigenderaho, bityo nawe akaza kuba remera nk'uko yari amaze kumenyana cyangwa se gukundana n'icyamamare. Nk'uko nabikubwiye rero, urukundo rwabo rwaragurumanye, ruravugwa mu bitangazamakuru bitandukanye muri East Africa, muri Kenya no muri Tanzania ho sinakubwira, ndetse natwe ubwacu aha ngaha byatugeragaho i Kigali. Abanyamakuru benshi cyane baravugaga, yaba ari ku mahadiyo ndetse no ku mateleviziyo n'izindi channel zose zinyuraho amakuru, cyangwa se abanyamakuru bacishamo amakuru yabo. Rero byaje kugurumana, barakundana, ndetse Diamond Platnumz aza kumusaba yuko yamubyarira. Tanasha Donna nawe nigeze atinzamo cyangwa se ngo azuyaze bimusabe gutekereza kenshi, ahubwo yahise abyemera ndetse aranabikora koko babyarana umwana. Nyuma y'igihe gito rero bahise bakorana n'indirimbo, berekana yuko rwose ibintu bimeze neza. Indirimbo barayikorera, iragenda nayo irahitinga. Navuga yuko Tanasha Donna yatumye rero arushaho kumenyekana Diamond Platnumz. Nyuma y'igihe gito yahise amutera uw'inyuma, nk'uko natangiye mbikubwira yuko ari umuhanzi ukunze kuvugwa mu rukundo n'abantu benshi, ndetse bikaza kurangira abateye uw'inyuma. Byaje kugenda bityo rero amutera uw'inyuma. Tanasha Donna nyuma y'igihe gitoya rwose avuga yuko yagiye ababazwa nuko Diamond Platnumz yamuteye inyuma, gusa nk'umuntu nawe wari ufite ubuzima bwe arakomeza nawe, kuko yari n'umustar, akomeza ibikorwa bye nk'uko byari bisanzwe. Rero nk'uko nagiye mbikubwira, Diamond Platnumz ni
umuhanzi ugenda avugwa muri byinshi. Nyuma y'ibyo byose, nyuma yo gutandukana na Wema Sepetu, Zari Hassan, abo ni abasitari bose ndi kugenda nkubwira. Nyuma hari n'abandi batazwi, hari n'abandi bo hirya no hino batazwi cyane cyane, ariko ndi kwibanda kuri aba b'abasitari. Yaje rero kuba ahajya no kwitana Shadona nawe bigenda bityo, buri wese bagiye babyarana abana, bityo rero aza kuba ari umuhanzi wajya aca ku gahigo kugeza kuri ubu ngubu. Rero nk'inkuru meruka kugezaho, biravugwa yuko ari mu munyenga w'urukundo na Zuchu, nawe ubarizwa muri Wasafi Records, muri label ya Diamond Platnumz. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Tanasha Donna nk'uko nabikubwiye ari kubatega iminsi, yababwiye ati ubwo rero Diamond Platnumz na Zuchu ngo biri kuvugwa yuko bari kwitegura ubukwe. Tanasha Donna yaje kuba abatega iminsi, arababwira ati mwebwe ndabona ibyanyu bitazagira aho bigera, mwebwe ibyanyu ndabona bitazaramba. Akebura ahangaha yararimo asa nk'aho ari gukebura Zuchu, amubwira yuko arimo kwiruka mu ruzi kubera yuko Diamond Platnumz nta mugore agira, ndetse niyo mukundanya gutera inda agahita kwihorera. Ni nk'aho yari ari kugira inama Zuchu kugira ngo abyitondemo, abigendemo bukeya, cyane cyane yuko nawe ari experience yanyuzemo cyangwa se ari relation yanyuzemo, byose abizi akaba yabishyize hanze. Rero abwira Zuchu ko yagenza make akitonda ko Diamond Platnumz ashobora kuba yamutera inda bakabyarana nyuma y'igihe gitoya agahita amureka. Ibyo ni hot popping, hot trending, iki kiri kuvugwa mu karere, nibyo biri kuvugwa muri Tanzania no muri Kenya. Hano Kigali naho ntabwo yuko tutakererewe kubivuga. So mukomeze kugira ibihe byiza rero, mwe twari turi kumwe mu iki kiganiro, mukora subscribe na share umuryango wa Kigali Top, dukomeze kwaguka tubere kuri Top of Kigali. Generali Hero Willis.